ngewe ndiriza sano zahabu isi isanzure byose ngombwa igikwiye shongore y'umusengo decision maker ubundi ngende nyiri imyanzuro to umuntu utarangura ntazanyita indaya deje umuntu wese utaragura ntuzamwita indaya kubera ntaguzi ibyo arimo ntuzi uwo ari we ntuzi impamvu ibyo akora bikora if you don't know you don't know. Reka mbabwira ukuntu Imana ikomeye, reka mbabwira ukuntu Imana ikomeye, reka mbacira umugani w'inyoni zimwe zagiye inama maze zirubaka, bishyira kera zimaze kubaka, imvura iguye maze zijya kugama. Reka nanjye mbaye ikaze mwese mukurikiranye ibiganiro byacu muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Ni Ange nk'ibisanzwe nkaba ngarutse ndi kumwe n'Izahabu ukanyara bibwira ngira ngo muri kwibona n'umukobwa mwiza muri Kigali, umukobwa utwika ngira ngo mwagiye mubibona mu interview yose yagiye akora. Reka ntangire mu ikaze ariko mbere banze kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Reka duhe ikaze umukobwa mwiza witese Ngiza Zahabu. Kubona urakeye mbaza uti wabagaye mama wanjye nabagino musevire we utangiye kwanga ngo umusevire risi ese utari umusirikare mbisi ndabona tatuwaje nta kintu waza umbwira ahandi iri ni hehe ni henshi hagiye hatandukanye aho ngaho ku Kibero hari n'indi nigeze kubona ruguru y'ibere ahandi ni hehe ahandi nikunda ugiye gutangira nyine wibwira hari abakuzi kuri Izahabu, hari n'andi mazina nagiye numva avuga ko ntago nigeze nyamenya, watangira utubwira ngo mfite amazina angana n'aya ngaya. Ngewe mfite amazina menshi ariko ndumva abantu bose bayazi. Ngewe ndiriza sano zahabu isi isanzure byose ngombwa igikwiye shongore y'umusengo decision maker ubundi ngende nyiri imyanzuro to. Ngo ariko niyo mukobwa mwiza muri Kigali utwika. Kuba ndi mwiza byo ntago mbizi neza nta wireba ariko kuba ntwika ko ni ibintu bisanzwe. Nge ndi imanukira kuri na mwiza nasi n'abantu babikubwira nka Janti yawe nabikubwira. Ubundi ngewe ku kintu cyerekeranye n'umutwiko ubundi mpora meze nka Ritiko imanuka Shirongi. Wambaye neza by the way. Merci. Kuri ubu ngubu se ejo bundi twabonye interview wakoze Nyagahene yari kwanditse impeta ko tutabona yambaye. Impeta kugira ngo nyambare iterwa naho ngiye. Ugiye isiga mu rugo? Ntago mba nayisize mba nyifite ariko biba biterwa naho ngiye to. Mu gihe cyayo kwambara impeta ntago bigezweho cyane. Gusa yambara icyo gihe bagupropose ubundi ukatuyikuramo. Gusa hagize umuntu ugerageza kunyeccessinga nshobora kuyikura mu isakoshi nkayimwereka to. Amakuru ya Janti ntago muheruka. Ntago muherukanye? Muri kumwe ni Nyagahene. Muri iyi minsi umbaza amakuru ya Nyagahene. Muri iyi minsi umbaza amakuru ya Nyagahene. Nyagahene se meze bitewe nawe? Bimeze neza cyane. Mwatangiye gukundana ryari? Tumaranye igihe kirekire. Kinini cyane se wamucaga inyuma se kuri Janti kuvuze ngo ni kirekire kandi Janti ndakeka ko hadashize n'ukwezi uvuze ko Janti ari umuhungu mwiza cyane ushobora kuba akora akazi neza. Ntago nigeze mvuga ko ari umuhungu mwiza cyane ahubwo navuze ko ari igare tu. Igihe cyose umushakira mubona. Numva kuba yari igare nta hantu bihurira n'urukundo. Mwarabanaga se nk'umugore n'umugabo cyangwa igihe cyose wamutiniraga yarazaga? Nge na Janti se ntago kunyonga igare rega bivuga imibonano. Ndumva ari ushaka kwerekeza. Ngewe ubundi nari mfite igare tu. Wadusobanura nyine uburyo iryo gare ryari rimeze. Ni igare se wari umunyonzi se tubimenye wajyaga mu muhanda ukanyonga bisanzwe cyangwa? Ni igare bisanzwe nka kumwe Mico the Best yabiririmbye to. Nahamanuka naranyongaga. Fast. Okay, ejo bundi twabonye akavideo kawe uri gushitinga Shadibu. Ariko ubundi we na Shadibu mupfiki? Shadibu ntago mwanga. Kandi ntago mbivuze kubera ko hari uwo nireguraho cyangwa se undi muntu wari wese. Shadibu ntago mwanga. Shadibu
ndamwemera ko ari umukobwa w'umusirimu ndamukunda nanjye ndumufana we deja gusa nyine ngewe nabaga ndi gukora hit gusa ntabwo namukoreyeho hit hagati aho narayikoreye nawe ndayimukorera tu uramwamamaje okay ntabwo nigeze mwamamaza ngewe numvaga nyine namuvuga mu bikorwa byanjye byose yaba neza cyangwa nabi hit ni hit nk'umuntu umukunda tu uramukunda Shadiba hanyuma se Fofo dansa we Dance nawe ndamukunda cyane muzi muri Ngunda series ni umukobwa uzi actinga umukobwa mwiza uzi gutwekinga deja ndamukunda noneho by'umwihariko ko duhuje n'akazi ejo bundi wavuze ko afite ikibuno gikomeye nibyo cyangwa ntago ari byo bundi wabimenye gute ko afite ikibuno gikomeye ariya mba nabivuze as a comedian mba nshaka nko gusetsa abantu cyangwa se nawe nabireba yisekere kubera ko ntago umukobwa yamenya ko ndafite ikibuno gikomeye muri make umusabye imbabazi uravuze ngo ibyo wavuze waribeshye cyangwa se wagira ngo witwikire gusa ntago nibeshye nta nubwo nagira ngo nitwikire kuko nta birenze ahubwo it was a joke ariwe na Fofo dansa umwiza n'indi gereranya ari wowe nawe ukumubona ugereranya ujya wireba muri miriwari zahabu ngewe mbona ndi mwiza ku giti cyanjye Dance nawe ni mwiza ku giti cye ngewe ubwiza bwe wenda nshobora kububona ariko ubwanjye sinshobora kubona ko nta wireba ariko nge ku bwanjye mu byiyumviro byanjye tunumva ndi mwiza cyane uratubwiye ngo Fofo dansa muhuje akazi ko gutwetinga wahaguruka ukadufasha ukabanza ukatubyinira bakareba mwamba bariye ko numva biri gerageza ni umunota umwe gusa nako amasegonda ndarwaye ntabwo ubona ko nakoze accident ubuse ndatwekinga gute gerageza ariko saho ngaho hahuriye n'intozi gerageza birahuye cyane gerageza turebe ukuntu bimeze nshobora kubafasha cyo koza muri ubu buryo nubwo bwose ushobora kubafasha muri ubu wabyigiye he ni ibintu byizanye nyine tu bikurimo mbese muri make ni talent yanjye ujya ubyina mu tubari se cyangwa ujya ubyinira nayo nka kuriya Fofo abikora private dance akabyinira abantu cyangwa se bajya baguhamagara ukajya kubabyinira iwabo ntabwo mbyina nk'uko Fofo abikora njye mbyina nk'uko mbikora uburyo bwawe unubuhe buryo bwawe ubikoramo nanjye mbikora biri private ariko ntabwo mbikora as Fofo mbikora nkanjye nkariza wowe ubikora ute rero sasa kuriya nkweretse tu kandi mbikora mbona akazi kenshi umuntu ashobora kunyemvita iwe kubera ko ubu ngubu ntabwo ibintu by'ibitaramo by'uruhame ntabwo leta iri kubyemera kandi natwe nk'abaturage ntabwo twagakwiriye kubyemera kubera ko tuzi ikintu turimo kwirinda ese Liza reka nkubaze ndabona umeze neza pe mbwira nk'igice cy'umubiri wawe ukunda ukavuga ati ewana ngiye Liza ahangamba natwitse ni kiriya nakweretse ikibuno ugikundira iki sasa nyine numva nyine kinshimishije niyo ndi kugenda mba numva ari byiza cyane ko kimfasha no gutwekinga kugira ngo mbone amafaranga kandi nkayabona mbese muri make uba ubona ari nacyo kintu gikurura abagabo kuri wowe abagabo ntabwo mbakeneye cyane kubera ko abagabo ntabwo mbakeneye cyane niyo mpamvu ntabwo nshimishwa nuko cyabakurura ahubwo ngewe nshimishwa nuko kindiho tu kikuriho ariko niyo kugenda mu muhanda urabyumva ngo iyo uryoshye uba uryoshye ibyo byo kuryoha ntacyo mbiziho kubera ko sinirya gusa nyine tu ubundi uri zahabu buriyo buri ibuye ritavangiye tu niyo uri mu muhanda urabyumva iyo ndi mu muhanda ntabwo mbyumva ibyo byo kuryoha iyo uri zahabu ntabwo mvuze ahubwo ni aho ndi hose mbyibonamo tu
Riza ndagira ngo mbwire hano muri Kigali uko byagenda kose hari amakuru ugenda wumva hari mu bahanzi mu bakinnyi ba filime mu basitari muri make kuko nawe umaze kuba umusitari urazwi mu gihugu hari amakuru yawe ajya agenda trendinga ku social media mbwira abahungu batatu ushobora kubona ukamanura bifuje mu basitari batatu bo mu Rwanda. Nta n'umwe. Kubera iki? Njyewe ntabwo nifuza umuhungu kubera ko mfite umuhungu wanjye tu. Ari we nyine arahari tu. Ari we se nta muntu utamuzi. Ninde Sirati? Nta muntu utamuzi tu. Uko biri kose arazwi. Si ngombwa ko uyu munsi muvuga ariko arahari. Aho hantu rero ibyo bintu mbabarira tubyorere kubera ko nyine arahari tu. Arahari. Mbabarira umbwire nk'abantu udashobora kwemerera urugero ari Bruce Melody ugiye guhitamo amahitamo wenda urahitamo wenda ntabwo biba yari ko baramutse Bruce Melody aramutse aje ndetse na Meddy wahitamo ndi aje akeneye kuntereta se cyangwa muteretane oya muteretane avuga ati bari kurushanwa bakavuga ati Riza bakazana Bruce Melody bakazana na Meddy wahitamo ndi bari kurushanwa bashaka ko nyine kugukunda buri wese akazana keyaze buri wese akagira gute wahitamo ndi aho ngaho ntawe nahitamo. Kubera iki? Kubera ko nyine tu ntago mbakunda muri ubwo buryo njye mbakunda as a superstar. Kiretse abaye ari nko mu buryo bwo kundirimbira cyangwa se mu buryo bwo kundirimbira deja ko niko akazi kabo. Uravuze ngo mu buryo bwo kuririmbira ushobora kuba uri umufana w'indirimbo ninde muhanzi ukunda kuri Nosi ya Rurema? Kuri Nosi nkunda Bebe Cool. Kubera icyo umukunda? Nyine ndamukunda uko ari kose uko aririmba ibintu aririmba ndabikunda. Ni G ubundi uriya ni umusirikare tu. Umusirikare ntabwo ari umusivire nkawe cyangwa nkanjye? Nanjye watangiye umbwira ngo ndi umusivire man. Njye ntabwo ndi umusirikare ariko mfite abasirikare. Ufite abasirikare bamaniga yawe bandinda. Bakurinda? Reka niba aratwabonye abahe abantu nabonye ngewe. Mariya ntabwo ari abasirikare n'ababouncer mfite abasirikare bandinda bakurinda. Uko kaze buriya byatari ndabafite mu maraso yanjye nta muntu utabafite nawe urabafite. Uratwika pe. Mperuka kubona uri kuririmba Riza uri umuhanzi? Ndi umuhanzi ndateganya no gushira indirimbo yanjye hanze ku itariki 20 z'ukwa cyenda. Duhera kugira ngo iyo ndirimbo twumve izajya gusohoka kwa kundi nyine umuntu izi ndirimbo isohoka ukabona abantu batwitse ku status bari kugenda bayikorera amakavu. Ni indirimbo y'Imana ntabwo iyo ndirimbo Riza riri ririmba two asharetse uyagerageza ariko Imana ashaka numva bingoye mwamba bari nese nuri umuhanzi igihe cyose no juste ari ukuntu nose nkubwire ko icyo bita coming soon none ni kuri 20 z'ukwa cyenda ushobora kuyisohora ngiye ukajya kubona kana kuri status ndi gutwika mvuga ati coming soon yanasohoka ugasanga hari notion nziho cyangwa se agace nziho. Reka mbabwira ukuntu Imana ikomeye, reka mbabwira ukuntu Imana ikomeye, reka mbacira umugani w'inyoni zimwe zagiye inama maze zirubaka, bishyira kera zimaze kubaka, imvura iguye maze zijya kugama. Wow Riza yadiva diwe wayimbiye warayimbiye urumva ni nayo ndi mushaka gusohora bwa mbere. Yego ese umuhanzi baramutse bakubwiye umuhanzi mwakorana collabo muri gospel ninde bahita urumva tangira urugendo rwo gukora sekira ndetse na gospel ko hari indi ndirimbo nigeze kumva uririmba atari gospel baramutse bagwitishemo kugira ngo uhitemo umuhanzi uririmba gospel ninde bahitamo kugira ngo mukorane? Nahitamo Patient Bizimana. Kubera iki? Kubera ko nyine tu agira ukuntu motiva. Nahitamo Patient Bizimana cyangwa se Aline Gahongayire. Okay, Deka turamuzi. Deka Vivo ndamuzi. Ni inshuti yawe? Ntabwo ari inshuti yanjye, muzi on social media
ariko nzi ko atwika tu aratwika akimanukira vuba vuba akizamukira ahubwo we kwimanukira yarabirenze. gira ikintu ubwira nka Dekati muri aka kanya. Dekati ubwo se mba numiwe. nta kundi nyine nta kundi. Niki kindi ushobora guheza Dekati nk'umuntu ujya gutwikira kenshi iyo usohoye nk'amanuze yawe ko ngenda kose hari umuntu ugenda ukumenya uko umunsi ugenda uza nuko ugenda iminsi igenda iza hari umuntu ugenda ukumenya. Dekati aragupostinga, Dekati aragutwikira. Niki kindi wamubwira atari kumubwira ngo kuri umubwiye? Namuha like ariko uramukunda? oya ndamukunda nyine as a superstar. ahubwo azanyiyereke. Gira icyo umubwira nyine ukubira ubutumwa nabubona wenda ashobora kuzajya muri inbox yawe akakwandikira cyangwa se Dekati uzanyiyereke nanjye nkwiyereke. Instagram yanjye ni Liza Sano 7. uzanyiyereke nanjye nkwiyereke. Uramukeneye? Ndamukeneye kubera ko nyine mfite amatsiko yo kumubona kubera ko numva buri wese avuga ko nta muntu umuzi. Ese uramutse ugira ubuntu bwo kuvumbura Dekati wowe ukamuvumbura isura ku isura wamugeza mu Banyarwanda wamuhisha ukakomeza ukamumenya wowe byagenda gute? Ntago namugeza aho atigejeje. Namumenya nkamubikira ibanga tu kubera ko nawe yigize ibanga. Tukimara kubona nanjye nawe wese umbwira ngo uzamajanti uvuye kwiziba neza urumva ariko ntiwankubita ko kuvugishije ukuri wamuma bikagenda gute? Ntago njya ndwana. Ntago ujya urwana ariko bivugaga as joke ariko ntago njya ndwana. Wanshyiragaho mbese muri make? Ntago nagushyizeho umushaka namuguha. Uri ready namukwihera nese ko namuretse. Ese undi wamurekeye ikira nge uza ama interview yose nge murenzi kari G yawe nta n'ikintu gishobora kubatandukanya. Ni iki cyatumye uvuga ngo ngizi muvuyeho? Ntago namuretse kubera ko namwanze n'ubundi ni G yanjye. Anytime wamushaka wamuhamagara ako nyine nari nkabije namufashije hasi tu. Nkabije cyane. Ugeze kuri Nyagahene? Ungeze ku ihene. Okay, ku ihene. Dutandukanyirize Gentil na Nyagahene. N'abagabo batandukanye mwabanye cyangwa se umwe mwaratandukanye uri kumwe n'undi. Dutandukanyirize itandukaniro ryabo riri hehe? Gentil ntabwo ari umugabo wanjye. Na Nyagahene twimuvugaho. Gentil ntabwo ari umugabo wanjye biraho to. Ni nk'iji yawe se cyane iniga yawe hari ukuntu umuntu aba aza mugaciringa bikarangira. He's my brother. My brood. Your brood? N'amaraso yanjye tu. Sure. Brood yo kuvukana like siblings. Gentil ni umuvandimwe n'amaraso yanjye. He's my everything. Ni n'igare ryawe? Ni n'igare. Bese Gentil byanjye nawe ni birefu tu. Ugiye kubivuga nabyinjemo bwakwira bugacya ataramenya. Ugiye kubivuga amasaha yanabafatira hano. Hanyuma rero Nyagahene we ni umugabo wawe? Nyagahene mwaritse twamwiyorera se Nyagahene araho tu. Katubwira mani twe twiboneye baragutereye ngo gira ngo waranarize. Ukuntu wabibonye niko byagenze nanjye ntacyo nabihinduraho nta nicyo nabirenzaho. Ubu uramwemereye ko muzabana buryo uyu umuntu apropose undi abamubajije ngo will you marry me we warabyemeye murateganya ryari ubukwe? Kwambara impeta ntago bivuze kubana n'umuntu ushobora no kuyambara kubera ko ayikunze. Ariko yagerageje aho yarayikwambitse we deje yarayikwambitse akubwira ngo will you marry me? None se ashatse kuyikwambika wayireba ukabona ni nziza urayikunze ukabona n'ubyanga utari buyambare ntiwayambara ukikomeza. We okay juste turabyumvise we yambaye bitewe n'ubwiza bwayo ntabwo yambaye kubera ko ushaka kujya mu rugo. Ntabwo nayambaye bitewe n'ubwiza bwayo ahubwo jewe narayikunze tu numva nyine naravuze ati ni nayambara ntabwo biri buryohe ntabwo ndi bwimanukire nyambaye ndavuga ati reka nyambare nimanukire. Skurenze. Okay, Liza ugufite abana batatu? Mfite abana batatu, mfite babiri banjye, mfite na adoptif. Okay. Kuri ubu ngubu ubuse nk'ubu ngubu ahangaha uri ubu basigaranye nande?
ngira umukozi kandi mbana n'umugramere. Umugramere wawe gramere wawe abo bana se iyo babonye nk'amavideo ari kucaracara kuri social media uri kuvuga ngo uri ikizahabu urabyina ntibagarure ukacugusa ikibuno bo babivuga umukurangana te by the way ntabwo ari ngombwa ko mvuga imyaka yabo gusa hari imbuga nkoranyambaga ntemerera abana banjye gukoresha ku buryo azatangira gukoresha urwo rubuga ari uko yabashije kuba yakwigurira telefone cyangwa se njye nkayimugurira bitewe n'impamvu icyo gihe azaba amaze kumenya ubwenge nshobora kumusobanurira ikintu akumva impamvu yacyo imva n'imvano. Ese ushobora kwemerera umwana wawe amaze kugira nk'imyaka 18 akazi ukora wumva ko aramutse agakoze we wamwemerera? Umwana wanjye azihitiramo ni impano nzumva afite niyo nzamufashamo. Iyo ariyo yose no kujya kubyinira abagabo ariga abagabo si ko numva mu bagabo mubagira nka shitana. Abagabo ni abantu kandi ababyinnyi nabo ni abantu. Uvuga ngo umugabo akenera umuntu umubyinira kugira ngo yishime abaye nta kindi kibyihisha inyuma nareka umwana wanjye akabikora kuko ni akazi. Uramutse wumvise nko kwishura umwana atashye ababaye akavuga ati mama kubera ibintu ukora kwishuri birirwa bamvuga birirwa bagira ukabona nyine umwana bimuteye isoni wakora iki? Ibyo bintu kugira ngo bibe ku mwana biterwa n'ahantu yiga. Ntago hano umwana wanjye yiga byamubaho. Kuri ubu ngubu nta ikesi nimwe yari yazanga kubwire ngo mama bavuze gutya na gutya. Ntago bishobora kubaho. Urutubwiye ko bana na gramere wawe. Ni gramere wawe cyangwa ni ubwo ni gramere wanjye? Ni nawe mubana nyine niwe mwakuranye? Niwe wandeze. Niwe wakureza. Okay, exactly. Ndashaka kumenya neza niba aramutse akubwiye ngo Liza ndashaka kumenya kureba na filimi yawe y'ubuzima bwawe ndi kumwe nawe wabyemera? Nabyemera kuko ni umusirimu kazi cyane. Asazanye ubusirimu. Mbese yari kureba nka video ukora ntaga kajya kubremera. Ababizi ko atari nge wa mbere ubikoze kandi buri munsi iyo ntashye mwereka umusaruro wabyo. Aragushyigikira. Agomba kubishyigikira kubera ko niba ibintu ubona umusaruro wabyo ukabuze ko bidashobora gutuma umuntu yandura covid, ukabuze ko bidashobora gutuma umuntu yandura sida, ukabuze ko bidashobora gutuma umuntu anywa ibiyobyabwenge ngo asara atari we wabihisemo, ukabuze ko ntaho bihuriye n'ikibi cyose kandi umuntu ubikora nawe azi ubwenge afite amahitamo ye nk'umuntu mukuru nawe icyo umurusha urakimwigisha akakirinda. Ni iki kintu waba warakoze kuva watangira gukora aka kazi kawe ugashyira nyine mu bintu bigutunga cyangwa se ugakore nk'akazi kagutunga? Na ikihe kintu waba warakoze ukakicuza? Nta na kimwe. Ni ikintu waba warakoze se muri aka kazi ukimara gutangira aka kazi kikagushimisha ukumva ukavuga ati wana uyu munsi sinshobora kwibagirwa bitewe nuko iki kintu cyaranshimishije kuva natangira aka kazi? Nakoze kikanshimisha. Umukiriya nagize wampaye amafaranga menshi. Yarangaye ubwo ngo amadolari nkangaye? Tubwire wenda niba ari n'abarero model ariko uzi kuntu kurikiranwa n'abantu benshi Liza, kubera ko niba ukurikiranwa n'abantu benshi ukavuga ati aya mafaranga umwana ashobora kuvuga ngo ewa nanjye nshobora kuzakurikiza uyu nguyu bitewe nuko ayo mafaranga azama. Hari n'abantu batazi yuko ayo mafaranga atabamo muri ako kazi ukora. Barabizi ko abamo nuko bijijisha ariko nyine n'umukiriya ikintu cyanshimishije n'umukiriya wampaye amafaranga menshi bitari ngombwa ko mvuga umubare ariko nicyo kintu. Uri wagiye kumubyina private? No, yari ari kumwe n'abashuti be nka batatu. Deja nta nubwo ari abashuti be, yari ari kumwe n'umuryango we, abana be n'umugore we. Ndabaririmbira. Urabaririmbira. Ni iki kintu waba warakoze ukumva kirakubabaje mu buzima bwawe cyaba cyarabayeho Liza? Honestly hari ibintu bitubabaza ntujye kuvuga ngo ngi nta kintu cyambabaje never wapi. Bibaho byinshi cyane biba byaranakubayeho even if ntungu buri muri societe nyine yo gukora ibintu urimo. Ikintu nawe narakoze kikambabaza nuko grandpère wanjye yapfiriye mu misa. Ubu yari yagiye gusenga? Kandi buri munsi twarajyanaga. Icyambabaje nuko yapfuye uwo munsi nanze ko tujyana. Ariko ushobora kuba warezwe na grandpère na gramere cyane. Ntabwo bizi ubona ababyeyi bawe? Nari mbafite ariko nyine kubera ko gramere na grandpère barankundaga nta wundi mwana muto bari bafite niyo mpamvu rero ari njye wakomeje kubana nabo. Kavukire ni Gisenyi? Ni Kanombe. Ni Kanombe.
nka Liza rero arifuza kugera hehe? Liza arifuza ateganya iki mu minsi izaza? Nta muntu uvuga ibyifuzo bye, gusa ndifuza nyine, nta muntu ubwira abantu ibyifuzo bye, gusa ndifuza kugera kure mu byo ndimo, kandi ndifuza ko byangirira umumaro muremure ukagera no ku rubyaro rwanjye. Gusa nyine inshallah Imana izabikora tu. Ese urasenga Liza? Ndasenga cyane. Usengera hehe? Nsengera mu Bakatolika. Impano yawe ndumva ari nawe uri kwizamurira ya ndirimbo. Okay. Liza, ngiye nongeye kukubaza ikindi kibazo. Ari wowe na Fofo Dancer, nk'ubu ngubu mukora akazi kamwe mukajya muri competition, we barakubajije wenda hatsinze wowe nawe, hagomba kwitoramo umuntu umwe, bakakubaza ati Liza, urabona iki gikombe gikwiye ndi? Gereranya uburyo ujya ubona Fofo Dancer abyina nawe no kubyina, ni wibere cyangwa se nawe ntumubere, uvuga ati ewana ngiye magaze gutya, cyangwa se najya ku mwanya wa kabiri Fofo akaza ku mwanya wa mbere. Rero nta muntu wakwima amahirwe, kandi utazi ubwenge ashima ubwe. Njye ku bwanjye nakwitora. Ariko uranamurusha. Kuba murusha ibyo bintu bibonwa n'abafana. Njye ntago nabibona kuko ntago nifana, ntago njya nibyinira. Ariko nyine ntago mbizi, gusa njye numva ndenze tu. Njye ndarenze. Ariko ushobora kuba ukunda Fofo Dancer cyane? Ntago mukunda cyane, nta nubwo mwanga. Njye ntago njya ndindya. Muraziranye? Simukunda, sinamwanga. Muraziranye? Ntago tuziranye cyane. Next time si waza warana nawe muri kumwe, nta kintu byo bitwaye. Nyine nk'abantu bakora akazi kamwe, ubundi baba bagomba no kumenyana, nta bintu byo gupingana man. Njye ntago mupinga, ariko nanone ntiwajya muri competition n'umuntu murashaka amafaranga mwese ngo uvuge ngo nibayamuhe. Wabivuga se ngo nibayamuhe njye ntahiraho? Gusa bibayeho ko anyemeje cyangwa se andushije, wavuga ati ewana na hands up kabisa. Andushije nkabona ararenze, arandenze mu byo dukoze, na hands up. Ariko nanone ntago nakwitsinda. Ese Slay Queen urazizi? Slay Queen ni iki kuri wowe? Slay Queen ntago nzi icyo bisobanura, numva bavuga ngo ni ndayihenze. Ninde hano mu Rwanda ubona ari ndayihenze? Nta ndaya nzi mu Rwanda. Uza Slay Queen? Reka n'aba Slay Queen rega ni indaya. Nta ndaya ziba mu Rwanda, baraziciye, polisi zizibonye zijya kuzifunga. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo Shadibu, bakunda kuvuga Kate Bashabe, bakunda kuvuga bari abakobwa ba Yolo the Queen, bakavuga ko ari abakobwa beza muri Kigali, kandi batubwiye ko nta bakobwa beza baba muri Kigali. Ibyo bintu bivuga iki? Wowe urabarwanya iki? Ubona batari beza bari abakobwa? Kuba ari beza, rega niba umuntu ari mwiza yisera neza, nta kintu bipfana no kuba yaba indaya. Nta kintu bipfana no kuba yaba indaya. Ngiye ku bwanjye nubwo nzi ko nyine ari abakobwa beza, ariko sinzi ko ari indaya. Ntabwo bizi. Gira icyo ubwira Fofo Dancer muri aka kanya, kuko niwe muntu akenshi ujya ukunda kuvuga muri interview zavuga ngo afite ikibuno gikomeye, ngo ntazi kubyina, ibintu nk'ibyo. Ikintu nabwira Fofo Dancer cya mbere cyo ndamusuje. Urifuza no kuzabonana nawe? Ntago mbyifuza cyane, kubera ko keretse naba afite ikintu ari bunzanire. N'iki ushaka? Ubundi se dupanze igihe tukazajya kumusura, hari ribi zawanyagira man cye Tanzania nkabomba y'agati. Gese ntibyoroshye twe tuzajye kumusura none mwemeze. Reka nkubwire Liza, bitewe n'ukuntu wagiye uvuga nyine ngo ikintu gikomeye, wenda hari ukuntu yabifashe, nubwo wenda atarakirikira bitangazaho, hari ukuntu yabifashe akavuga ati turamukobwa wenda ko tutarahura, ko dukora akazi kamwe, kubera iki wenda agenda avuga gutyo, ni ikibuno cyanjye nta cyazi, ibintu nk'ibyo ni gute agenda avuga ko kari gikomeye. Nta kuntu wazamukorera surprise one day? Baby sorry gatoya. Nta kuntu wazamukora surprise nk'umunsi umwe tukagenda atabizi, akahita abona umuguye? Kuko reba nk'ukuntu umuntu abavuga nk'umuntu akavuga ati akusura umukobwa dupfikiye, akirirwa bitekereza akavuga ati ntago nari nahura nawe dukora akazi kamwe, one day ntago twazamukora surprise.
ikintu cya mbere nabwira Fodence courage mu byo ukora. Ntago ngupinga nta nubwo nkwanga. Uramukunda. Ndi umufana wawe cyane ndetse nzi neza ko uri umukobwa utwika. Biriya it was a joke. I'm so sorry niba hari ukundi kuntu wabifashe. Ntunyumve nabi, ntuzanyumve nabi, ntuzumve ko hari ikibazo dufitanye. Rwose tuzashaka n'umunsi tugiyeyo. Umva nta kibazo na kimwe ngirana nawe kandi courage ndi umufana wawe nk'abandi bose. Ibyo nakubwiye ntabwo propose rega. Kujya kumusura rero, kujya kumusura ntabwo ngiye mbiteganya, ntabwo njya nsura umuntu nta invitation mfite. Keretse anyemvise kandi ntabwo anyemvita tutaziranye. Ariko bibaye ngombwa ko njyayo anyemvise nshobora kujyayo. Ni mu rugo rw'umuntu w'umukobwa mugenzi wanjye dukorana akazi hamwe. Nshobora kujyayo. Hari abantu benshi babafata nk'abantu, Fodence nawe afite umwana nawe ufite abana. Hari abantu babafata nk'aho mwicuruza, babafata nk'indaya ariko nabyita gutyo, bakabumva mwakagombye kujya kurira abana nyine mukicara mu rugo mugashaka indi mirimo ariko nabyita. Abantu urababwira iki? Umuntu utarangura ntazanyita indaya. Utaragura Fodence nawe ntazamwita indaya. Deje umuntu wese utaragura ntuzamwita indaya kubera ntago uzi ibyo arimo, ntuzi uwo ari we, ntuzi impamvu ibyo akora bikora. If you don't know, you don't know. Rero nicyo kintu wababwira. If you don't know, you don't know. Niki kintu wabwira abafana bawe muri rusange kugira dusoze? Abafana banjye nanjye ndabakunda cyane. Urabakunda? Gira ikintu umbwira nkanjye nyine nubwa mbere twahuye. Utsakibuka izina ryanjye Liza. Ntago ngibuka kuri agatonore. Cyo kintu nakubwira. Wakoze kubana natwe Liza. Murakoze cyane namwe wakazahabu. Nanjye mbaye zahabu biranye mbaye zahabu. Abira akazahabu gato. Gatoya kakana. Gatoya. Sawa. Sawa.